ariko sinzi ndabona moto se gusa ariko ndibaza yuko ibintu byose twasabye kubiganira sibyo none se ubwo urumva ikindi gikurikira ari iki ndagukunda kiss me ariko making sure neza yuko ugomba kuzamura gahunda y'ibira bintu byose ku murongo one by one okay yeah agashe asumba abamotari rero ku muhanda wacu ni ikibazo mva nego twamubura reka turebe sinzi kabisa kandi nanjye mfite gahunda yo gusubira mu kazi ako sheri ako rero hari ikintu kimwe kinini nawe yakubwira nikubwira kenshi ariko mbana mu bya byiza ko ngisubirana ndashyize sheri ndagukunda nukuri n'umutima wanjye wose sibona bisobanura gute se nanjye ndagukunda cyane sure ariko mbabara mbwiye ndamutse ngufashe ubwo nagasanga mu yandi mafuti mu bindi bintu byambaye urabizi ko ntabwo nabikora sure nukuri sizigera nkubabaza sure thank you Ndi mu rugo nta kibazo. Sawa. Okay. Oh. Hi. Hi, sweetheart. Ça va? How are you? Oh, okay. You are smelling good. Cheka, hola. C'est quoi ça? Oh oui. Karibu. Mais où t'es? Sawa. Kutagiye mu kazi se rero umunsi. Makuru. Ni sawa. Aya, ntabwo nakuja mu kazi se yonde twari dufite igisubizo. Bakoze rego ntego hano n'ubundi ni hahandi. Aya. Umeza. Umusana w'ubutengo. Kubera isi. Ega Benes ko ari kujya wumva ko nakumva. Ugombora nde? Nuko kujya wumva seri. Iyo wahamagaye ugambwira ati umunsi mfite akazi nagiye uri isura amazi. Ariko ntabwo mba nkubeshya mba nkubwira ko seri. Ndigwe n'iki ko nayo umutima wawe. Aya. Kanizere kumbwije ukuri noneho wabaho. Ko none nawe ucyumva uwo munsi none. Wambaze iki sigenda? Ako buri gihe mureba.
Jari basi iyi nda zajya mu mwana wacu byari ngo mushaka kanya cyane. yego rero ibibazo mara cyane Ndacyari kare guteze. Ese ubundi haracyari amezi menshi igihe tumarana n'ari cyinshi ku buryo twategura umwana aka kanya ariko niho bigana n'ubundi ese si vuba si ariko n'ubundi amaherezo reka tuzamubona ariko n'ubundi cyaba cyiza ariko nyine biganira aka kanya nyine ibyo tukiganira twabitekereza guhera ubu ngubu then bisigaye tukajya muri process. Nakwizera n'ubundi ko uri kuvugisha ukuri Ako sheri ese ubundi urashaka bibusobanurira ahangaha ndagukunda urabizi mu buzima bwanjye narakurahiye ndakubwira ko nta wundi mukobwa n'umwe nizigera mu mutima wawe usibye wowe. Ako sheri ni iki nagukorera kirahari? nta na kimwe udakora sibyo nta na kimwe udakora icyo nshaka cya mbere ni umwanya wawe byo mu mwanya wawe niba uri guhura tubonane niba ari akazi ni akazi yego ndabyubaha ariko nta mpamvu yo kujya mu kazi ngo uhereyo burundu. Yego ariko nanjye nicyo gituma nemera uwo munsi koze zose nkazisitopera sibyo byose ni ku bwawe mbere. Ariko nyine ikintu kivuga ni ikintu tugiye guhamagara uri mu kazi ukambwira ngo buretse urumva umujinya nyinshi ariko nabwiwe ko uri mu kazi nanone Nihangane uwo mwana ndiko ndakubwira ndi kwifuza ese urumva ngiye buri kanya nkwitaba ese urumva n'ubundi aramusanje yaba hati mu gihe ntamusevinge mu gihe ntamukoreye mu gihe ntamutekerejeho mu gihe ntamutekerereje sibyo ariko bibuje utekereza ko ngwana mu kibanza cya babiri ngwana mu kibanza cy'iwawe ngwana mu kibanza cy'uyu mwana uhese ubwo bwabo bajyanga arimo ntawe urimo akazajyamo kera se nk'uko muvuga nkaho arimo wenda batagiyemo agiyemo nabyo ubonye ibyo rwose babezere ubushaka uburanisha umutwe nta kindi cyose reka mubwire nimba koko ibyo uvuga ari ukuri ari njyewe nogere ziteze no kunca inyuma bikwemereye vuba sibyo tuzabikore vuba. Ikindi icyizere cyawe nicyo nshaka icyizere cyawe kunyizera nanjye nyakwizera kuko akantu gato karamutse kabonetsemo nkubwije ukuri nahinduka nk'uruvu na rwamenya ko isura ariyo yanjye nayo mfite byaba birangiye oya kamubwire ubu ndabazi muteye nk'abantu bose namuvuze ko ari wowe kuko nanjye mfite utuvukara ameze gutyo ndabizi ibyo bajya bacamo ntabwo abahungu bajya banyurwa niko navuga ariko wowe byengeye tumaranye ndakwizeye ko nta kintu kimwe nabona kibi kikuriho icyo cyizere nyine nanjye mugire uzahore ukizirikana sibyo ntuzigere na rimwe utuma mutakareza icyizere. Ako sheri hari ikintu kimwe nshaka kubwira niba ari inyangamugayo imwe isigaye muri kino gihugu y'umuhungu umenye ko ari jyewe ndagukunda sibyo kabyizeye so nari ndimo kugenda ariko utajya nje gusura okay gahunda dufite ndayizi neza ko tubifite ariko amasaha nziye unakonje kare nje kare twavuganye ko ari sangahe ari saa 12 oya twumvikanye zari saa 12 ubu turi saa 9 so wihangane ngiye kuzamuka ngende ndebe mama hari ku kazi. Okay promise me uragaruka ndagaruka sinabikubwiye ko ndagaruke se amasanda yazi nuko numvaga nshiye hano nabarashora kwita ariko nuramukoje sibyo nawe urabyumva ndumva iki kanjye sibyo ndagaruka sibyo mujya gumerekeza nawe ndagaruka ntago ndirenje gusura sawa nta kibazo. I love you me too babe mwanya sibyo sawa.
ese ko mbonye umuntu umwe hariya boyfriend wawe n'ubuhe boyfriend wanjye yitwa Chicken. what kubera iki ngo Chicken ya kandi ni nawe mbonye hano shanda mubonye ahubwo se arenze sikara kantu kigize iki uramunga aratekereza cyangwa muri make ni boyfriend wawe akaba boyfriend wawe ushaka kuvuga iki he's my boyfriend too gosh seriously akuze n'ikindi niba koko ibintu mubwiye ari byo kari agahungu kaba karimo karadukinisha kurwo nta rukundo rwaba rurimo ahubwo uzi ikintu gihari reka tumwigire isomo tuzamuha isomo ku buryo icyo kintu azagicikaho burundu ahubwo reka nzinekereza ikintu twakora neza noneho nzakubwira icyo turi bukore sibyo kumva atari byo iki kintu ni byo Oh, bébé. Ça va? Ah. Umeze neza. Amakuru. Ni meza. Ni karibu twicare cyangwa duhagarare. Sinzi. Biraterwa. Nuko usanze nyine hari umuntu turavugana. Umunsi wamuvugisha hari ikibazo. Umuvugisha n'ubundi. Amakuru se? Amakuru ni meza. Ko ndabona ari sawa. Kubera iki? Ese umuntu uje none nta santi mufitiye ariko. Oya, nta kibazo gihari. Tachi. Sure. Nta kibazo. Mbese amafaranga ntabwo yakwigezeho? Amafaranga y'iki? Yangizeho. None. Asante. Niba amafaranga yamaze kukugeraho rero ugomba kuzana wishimye. Uri just open mind. Sibyo? Banza amagara nyine umuntu mwavuganaga ubanze umuvugisha. Oya ndazi ni by'akazi nyine biri aho ngaho. Nasi undi yarinde. Nta gahunda nzima, ha? Yarinde? No mutima yitwa Damascene dukorana bari kumbaza ibintu by'ubusabusa biri aho ngaho. Ariko habaye iki kidasanzwe? Habaye ikibazo gihari kubera. Ese ko mbona ngo ukora ukiruka? Ntabwo wari umugore? Oya, ntabyo mukumburamo. Tuje kuganira nawe tuje kumfatafata. Nose ko mbonye ngaho urampamagaye hari gahunda n'imwe rero twatufitanye nawe. Ano kumbaza impamvu nje ni mutunguye nano kumbaza. Ariko ni ibisanzwe. Ukambaza ngo na santima bose bose azigira kuri njyewe. Ndazira. Ntese nareka kuzigira gute? Mama w'abana banjye. Hari ikintu kiri special ukuntu nifuza ko twaganira. Kiri special kubera iki? Gute muwe buryo? Nuko buri gihe umbaza ituntu kandi se iyo uramusoje sibyo ukabona uburyo mwakiramo akubwira ndashaka tuganire mu buryo budasanzwe si ibindi bintu bita wumva nibi nuko rero nabari ikindi kiganiro ushaka kutuganira turi babiri. Turi babiri? Okay. Narumiyemo. Ese nako twaje muri abana bagomba banshaka icyo ushaka gute? Reka tujye kuganira mu cyumba sibyo? Okay, nta kibazo tugiye tubizi se. Hari biryanjye. mu cyumba muhungu mwiza sheri nsuhuza ase wibonye miki Nese sister na amafaranga y'ishuri ntabwo wayabonye? Oya ntabwo nayabonye. Ariko sister nako sheri umva rero nkubwire mbere ko wivugishwa ngo sister ngo sheri huwe biva whatever sibyo
I don't give a fuck. Turi kumwe? Narakubwiye ngo umunsi umwe nzakwiyereka burundu umenye. Ejo ndari kumbwira ngo nta wundi mukobwa. Aka kanya singuyu, ikiza Imana nagize nuko nasanze ari inshuti yanjye. Ibaza ubwo abandi bose tutazi wagiyemo. Uzi ukuntu bangana. Vaya hano kwanza nabimbwire neza. None nawe uri kuva kera. Ariko kuva aho wari wahukiye. Nakubwiye ngo uyu munsi nge nawe turi kumwe. Uri kumva? Amambere wahereye. Ubundi ugira ubwenge kusange iwanje ukaza ukamfata ukangaruguza gato. Oya ntabwo ariko wari ufite kubutendekanya abakobwa babiri kandi b'inshuti. Kandi ngo sheri ngo nta wundi uyu mukobwa mubwiye. Mubwira iki? N'ikinzi ngiye mubwira iki? Okay. Promise z'amafuti gusa. Noneho muraje mubwire mu nteranire. Ubundi wowe ni igiki nagukorera? Wowe ni igiki nagukorera? Ahubwo se ni igiki wakoze gushengura abantu mutima gusa. Nimba ari inzu wanyishyuriraga nayemeraga kubera ko nzi ko dukundana. Mu gihe rero unkorera bino bintu. Nshaka ngi wacu Nyagatare. Nzajyayo kandi nzajyayo. Subira kuja gukama no gusubira ku. Ariko se uri kumva ufite ijambo wowe? Ntaje mugira se. Nta nisoni kinafite. Umva twitwara neza urambona. Kurambona kumbi. Umva mubwira ikintu kimwe bigenda gute kugira ngo umuntu ambwire ngo nagomba kuza gutabara. Iyi nduru turi kumva bimeze bitaba abakobwa bombi n'abagore bawe cyangwa nabo bisha. Bimwe by'abasore bo. Bravo se nta numwe ndaterera. Nta mugore wanje uri muri abo se ntamwe twambikanye impeta. Ku murenge nta numwe. Uhanze ndi kumwe nabo ngabo babaze. Kandi witwara neza ntakunoba. Oya ntabwo urasoro. We. Kebana ye. Apo naza nikakutura. Nawo ku murenge uhari wo ku murenge navuzwe ko bataryamanya hangaha indaya mbi gusa nese muvindimwe ntabwo tuvindimwe turi inshuti muri inshuti mwese muryamana n'umusoro. Icyo si cyo cy'ingenzi ni uko ugomba guhindura imitekerereze yawe. Ibintu byo gutereta abakobwa babiri se bisobanura iki? Babese ubizwe ko ari babiri ahubwo ni benshi. Nagatanga impamvu katanabyibuha. Umuntu se yakica bakamufunga byibura zira ukuri. Umukobwa ari kwica umuntu birahari. Ariko se ubundi ibintu biba bikwiye. Ntabwo ari ukuri umuntu w'umuhungu. Turi abantu bakuru mudusobanurira ibyanyu ko bigeze. Okay, reka je nguhuye kose, sibyo? Bo, nkuko bisanzwe ngahandi wanje, sibyo? Ikindi gikurikiraho umukobwa ndamuzi. Uyu nawe ndamuzi. Kandi kamanze mvuge mfite amahoro. Aba bose ndabazi, ariko ikintu kimwe ariko ndasobanukirwa gute baza bandinze ugwamo ngo nateresuye mfite uburenganzira muri abo se namwe nasezeranye nawe. Ico ni icyambere, icya kabiri mfite ico kubaha. Icya gatatu ni igiki bamburanya abangaba. Niba bumva yuko bagomba kuza batanyubaha ico baha. Nisano fitanye nabo. Okay, biremewe. Umwe wese nagende wabo n'undi agende wabo. Muri abo so twabyaranye asiga uruhinja hano nzarurira Joe Chicken nzarurira. Ngaho ni mu mwumwe. Nzarurira. Yarangiza ngo bakubiswe shawo. Muko. Umva romba bwiye. Ari mwese mushobotse. Ntabwo nibwongera kukurenganya kuko nsanze disi waravukiye ameza ya. Umva mubwire mademoiselle. Ari wowe ntushobotse n'uyu musore wanyu. Indi udashobotse ariko hejuru y'inzererezi. Umva mubwire papa wanjye umva gusobanurire sibyo.
ngende umukobwa ndi hano sibyo ejo n'ejo bundi ndateganya gushinga urugo rwanjye uyu muhungu aramfasha mbeshya umwaka umwe 2 3 sibyo nza hano turyamana bigenda gute ambeshya ngarankunda njyenyine azanankira mu rugo tubane mubaze kuntu buri munsi yirirwaga mbwira ngo antere ndatubyare ese bwo iyo nza kubyemerara ibyo ngibyo agahindukira akabibwira n'uyu ngaho mwumva abahungu mutunze aho ikintu ndi kwibaza kimwe aha ngaho twebwe abakobwa narago dufite no ko nimberanye simutendeka uyu naga mutendeka ariko se umuntu w'umuhungu ufite yega afite inzu afite amafaranga arayaduha anyishurira inzu amwishyurira ishuri kandi afite amafaranga yakakwiye kwiyubaha akaba umuntu w'umugabo akiyubaha umugore umwe arahagije se sheri umwe arahagije bana kwiyandagaza gutyo nabamve kwiyandagaza siko bimeze nimba ishuri wamwishyuriraga ugikorere siko bimeze o kujya mwishyurira ishuri rimo buryarya rihagarike inzu wanyishyuriraga uyihorere nzayishyura oya twumvikane inzu nzayishyurira cyangwa ubundi buryo nzabishyurira ahubwo ikindi simba mfite kureba umutima wese ibyo atekereza musigaye mugira inama sigatwe mutima nanjye ndagiye ariko uzahinduka genda abasore oya mbiza nkubwira jewe ubundi ikintu cyose kimbabaje n'ikintu kimwe bigenda gutije ngo basuzugura n'ibintu bya mirenge nirirwa basupendingaho jewe ikibazo rero si ibintu uri gutanga wowe nawe ntushobotse ntabwo ushobotse umusore ufite amafaranga afata icyemezo ukunda umuntu umwe ugiye kugenda uhondanya imitwe abantu bagufungira uriya munyeshuri urankura n'umunyeshuri bagufunga se bakureze we fata icyemezo nk'umuntu w'umugabo ufite ubushobozi uvuge ati ngiye kuzana umugore cyangwa se ufata icyemezo ukunda umukobwa umwe hato abaturanyi tutazajya tubona bari bakunda igihe ahangaho iyo tudahurura bari abana bari kuguteraniraho bari kubakira buriya ndabashimiye umwanya wanyu mwagerageje gufata mukabahangaha murakoze kugenda ariko ubundi bigenda gute ngo umuntu azasuzugura iwanje abakobwa babiri ngo ndimbwa banyitimbwa bigenda gute ngo mwe muteretwa n'imbwa namwe mwambwa akazi namwe ndabona ariko nanone ibyo bambwiye bari abaturanyi birumvikana ndagomba gufata umwanzuro koko nkahitamo kuko ubuzima bwanjye ninkomeza kuguma muri runo rugendo ndabona yuko nta hazaza heza mfite oya reka mpindure n'abandi basore bose bameze nkanje iyi nzira nagishika wapepe ibi nabyo ndabirambiwe